Application ya Mifasa, urayifungura iyo igeze muri phone yawe, urabona ko ihita ikuzana ku rubuga rwacu Mifasa rwa, urumva imaze kugera kuri Mifasa rwa, kugira ngo ugere kuri ya masomo rero, manuka hasi ukaza hano kuri hanze, mfungure data mbereke flash. Uraza hano hasi aha handitse ngo ongera ubumenyi wige mu buryo bugezweho bufite amajwi n'ikizamini, kande hano aka kabuto tegereze. Urabona ko bihita biza amagambo ngaya rero, amagambo ngaya urayabona ngaho kuri screen, ugakandaho hano bikoze mu kinyarwanda 100%, ariko ukandaho ukareba mu zindi ndimi, icyongereza, igifaransa n'igiswahili. Mwaramutse hano iyo ukanze kuri iyi card ihita ihinduka ikakwereka ahanditse enana mu cyongereza, fanara mu gifaransa, sanawa mu giswahili. Aya magambo tuyageraho kabisa. Uyu munsi rero katurebe amwe mu magambo makeya. Hano dufite ni mwaramutse, mu cyongereza ni good morning, noneho igifaransa bonjour, igiswahili ni habari za asubuhi cyangwa se jambo. Irindi jambo rya kabiri ry'ikinyarwanda ni amakuru. Mu cyongereza tuvuga how are you, mu gifaransa ni comment ça va, igiswahili ni habari gani. Noneho uko wasubiza igisubizo umuntu ukubaje amakuru, urabona ko nabyo biba biriho. Uko wavuga ngo ni meza cyangwa se ndi gukora neza, uravuga ngo I am fine mu cyongereza. Mu gifaransa je vais bien, mu giswahili ni nzuri cyangwa se niko salama. Uko wavuga ijambo ry'ikinyarwanda murakoze cyane, mu cyongereza uravuga ngo thank you very much, mu gifaransa ni merci beaucoup, igiswahili ni asante sana. Ijambo mwiriwe ry'ikinyarwanda mu cyongereza ni good afternoon, bon après-midi, icyo ni igifaransa bon après-midi, igiswahili ni habari za jioni, habari za jioni. Noneho ijambo muraho, murabeho, ijambo ry'ikinyarwanda murabeho, mu cyongereza ni goodbye, igifaransa ni au revoir, igiswahili ni kwaheri. Noneho ijambo ry'ikinyarwanda urugendo rwiza, uvuga ngo mu cyongereza safe journée, noneho igifaransa ukavuga ngo bon voyage. Igiswahili turavuga ngo safari njema. Noneho urabona ko iyo umanutse hasi hano haba hariho, urabona ko amagambo ari menshi rwose, haba hariho ikizamini. Ni Mifasa quiz. Iyi app yateguwe na Mifasa ndetse n'urubuga n'urwanjye, kugira ngo mbagezeho ibintu byose. Urakaza neza kuri Mifasa quiz, uhita ukanda hano kuri buto yanditseho ngo tangira ikizamini. Urabona ko bahita bakubaza hano, baratubajije ngo ijambo ndagukumbuye rihatse irihe mu rurimi rw'icyongereza. Uraza haba hari amagambo 3 ugahitamo rimwe. Urabona ko hano hari ijambo turahitamo I miss you, nicyo gisubizo cy'ukuri. Hano batubashije ngo ijambo inshuti magara rihatse irihe mu rurimi rw'icyongereza. Icyo ngicyo muragisubiza muri comments. Ndabakunda cyane, ni Mifasa, ubushakashatsi burakomeje kandi dukomezanye. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro bitazongera kugucika n'amasomo ya buri munsi. 5 minutes.